This is Family Table TV. Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Family Table TV, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Abagiye gushakisha bakagira icyo baronka, no gushimira Imana. N'utagize icyo abona uyu munsi ejo azakibona. Ubuzima nuko nguko bwubatse, uyu munsi ni byiza ejo ni bibi, icy'ingenzi nuko umuntu adacika intege. Tugarutse rero kuganira, murabibona kuri screen zanyu, muri kubona ko turi kumwe n'umutumirwa Vena. Uyu munsi rero aje kutubwira iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku birebana no gutoza abana uriya muco w'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo. Ese byatozwa gute abana hakiri kare? Niba tugenda tubona yuko byagiye biba ikibazo ku bari bakuru, ubu ngubu ni iki twakora kugira ngo abana uwo muco w'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo batangire kubimenya hakiri kare, niba twaramaze kubona yuko ari kimwe mu bishobora kubaka urugo rwiza kandi urugo rurambye, urugo rwishimye. Nicyo rero Vena mpaye ikaze. Vena, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro kuri Family Table TV. Murakoze. Nicyo rero tugira ngo Vena atuganirize nk'umubyeyi mukuru kandi ubifitemo n'ubumenyi. Dutangira rero ikiganiro cyacu, Vena, tubwire, ese ihame cyangwa se umuco w'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo ko biri kunanira abari abakuru, abana bo bizagenda gute? Bimeze gute? Reka burya umukuru bimunanire, nuko akinjiye mu bwenge kugira ngo gasohokemo biragorana. Buriya impamvu abantu bakuru tudahinduka ni ibintu tuba twaragiye twiga gahoro 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 gahoro. Reba mu myaka 60 n'ingahe maze kuba naratojwe ibintu nkabifata, nkaba numva ko ariko bimeze, nta nubwo byitwa ihame gusa, byitwa imibereho yanjye. Imibereho yanjye kugira ngo uzayihindure rero biba bigoye, ariko bihera hehe? Ngira ngo uzumva Abanyarwanda baca imigani, ariko ngo ibyo baba baca mu migani burya ni ibintu biba biriho. Umugani ngo ugana kariho, niko bavuga. Iyo bakubwira ngo uburere buruta ubuvuke, burya ujya umenya yuko iyo warezwe neza bizageza igihe bikurange ubuzima bwose. Niba wararerewe ahantu wubaha abandi, mu muryango wubaha abandi, waba ukennye waba ukize, uzasanga undi wabuze uburere cyangwa se warerewe habi yitwara nabi, wowe wa wundi witwa yuko uri umuntu w'Imana kubera kubaha abandi. Biravuga iki rero? Biravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Umwana iyo avutse, nitugenda mu mikurire ye, ibyo agenda yiga nibyo tumutoza. Ibyo agenda bimwubaka nibyo agenda abona, nibyo agenda anyuramo. Sinzibagirwa umwarimu wari urimo ambwira ati, nako yatubwiraga turi abanyeshuri be, ati jyewe umugore wanjye umwana aramutse amennye kiriya kintu baterekamo indabyo atakamukubita, nanjye namukubita. Ivaze. Ati namukubita. Umwana rimwe ariga, icyo kintu kubona kimenetse ahubwo yanaseka akishima, ati akavuga yuko abonye ikintu kitadasanzwe abona. Urumva rero iyo akimennye nibwo amenya ikintu ko ari bibi yenda kumena icyo kintu. Ariho inyigisho zishobora kuva, umubwira uti yo kiramenetse, ariko ukamubwira uti ntabwo ari bibi, dore bizanye umwanda hano, cyangwa ntuzongera kukibona kubera ko cyamenetse. Ubwo akaba yiga. Urumva rero umwana uko akura yigira kuri nyina, akigira ku bo babana,
akigira no kuri se. Mhm. Ni ukuvuga ngo imico abona na papa we, imico abona na mama we, izamuranga ubuzima bwe bwose. Imico abona na barumuna be nako bakuru be cyangwa se bashiki be cyangwa basaza be, niyo izubaka imibereho ye mu myitwarire ye no mu mitekerereze ye. Birakubwira ngo umwana iyo avutse, mbere yo kuvuka burya umwana yumva ari mu nda. Abagore batwita babanye nabi n'abagabo, byanze bikunze bigira ingaruka ku mwana. Hari igihe umwana iyo ari mu nda nyina yikanga kubera ko avuga ati isaraje noneho simukira, cyangwa se yaza akaninjira mutuka cyangwa mukubita, cyangwa se akaza bya bindi twavugaga by'imirimo, imirimo yamuvunnye yabuze uko yigira, ngo noneho wa mwana uri mu nda iyo nyina arushye nawe araruha, iyo ababaye nawe arabimenya. Yego. Iyo yikanga wa mugabo winjira yinjiranye umunabi amutuka cyangwa amukubita, umwana mu nda arabyumva. Yego. Yazanavuka akagira ibyago byo kugira se nanone ukomeza gukora noneho n'ibyo abona mbere yarabyumvaga. Yego. Kuko yabyumvishaga umutima. Ariko noneho arabibona ibyo akora, arabyumva ibyo avuga. Ibyo nawe bimufata nk'ingwate. Noneho nibwo uzumva iyo abapapa bamwe batashye, iyo atashye atangira kuvuga ari hanze, abana bakajya kwihisha. Kubera iki? Baravuga bati turashize. Ni ukuvuga ngo aratinya se. Ariko niba ise ageze noneho aho aza akavuga ati aka ni agahungu kanjye, ngwino tube tuganira, agahungu kazumva yuko gatoranyijwe mu bandi, kabaye igitangaza. Ko nako ari igitangaza nka papa. Ntukajya uba nka biriya bigore biba biri hariya, bashiki bawe bariya. Ugasanga ibyo umutoje ari umwana atangiye kujya kura yiyita umugabo nka papa, ukora nka papa, uvuga nka papa, ugenda nka papa. Ni ukuvuga ngo nibyo twita ngo ni role models, cyangwa se bandebereho. Ararebera kuri indi, ararebera kuri se, ariko se mubi, se ukora bibi. Niba twavuga ngo hari imirimo yo mu rugo ise aza atongana ngo kuki mutakoze ibi, kuki mutakoze ibi, umwana w'umuhungu azumva yuko imirimo ise avuga mushiki we natayikora kamubayeho. Yego. Noneho akure yumva yuko igitsina gore aricyo kigenewe iriya mirimo. Ku buryo n'umukobwa nawe nakura, ahanini usanga ba mama bamubwira dore wagakobwa we, dore ko umukobwa agomba kwitwara. Yumve yuko umwana w'umukobwa uko bamubwira agomba kwitwara nk'uko nyina yitwara, kugira ngo azavemo umugore mwiza. Yego. Azavemo umubyeyi mwiza. Umugore mwiza ni uwuhe? Nukora ya mirimo yose, ntashobore kuba yavuga ati ndarushye, cyangwa se ngo irandambiye. Umugore mwiza ni uwuhe? Ni wa wundi bavuga agaceceka. Umugore mwiza ni uwuhe? Ni wa wundi ubona umugabo yinjiye akirukanyira kujya kumwakira no kumuha intunza ngo ataza gukubitwa. Akabikora nk'ikiguzi. Akabigura nk'ikiguzi cyo kumva yuko arizo nshingano ze, ntabikore ku rukundo. Noneho wa mwana w'umukobwa akazakura avuga ngo uyu mwana azavamo umugore mwiza. Kuvamo umubyeyi mwiza ni ukuvuga ngo azabyara
nabyara amenye kurera, amenye kwita ku bana. Ariyo mpamvu umwana niba arize bahamagara wa mukobwa akaba ari ujya kumwitaho. ntabwo bahamagara umusaza we. Umusaza we areba televiziyo cyangwa se arimo aratera umupira hariya, ariko mushiki we baramuhamagara, terura umwana ujye kumukinisha, ujye kumuhoza. kubera iki? byitwa yuko ari inshingano y'abagore bamaze kumuha igitsina gore, agakura ibyo bintu. None se umwana w'umuhungu niba akuze atazi guterura umwana, mushiki we akaba amuheka ari n'akana gatoya, wibaza yuko bazitwara kimwe? ashwi. Bivuga ngo rero no gutozwa n'imirimo, ndakubwiza ukuri ko umwana w'umuhungu nabyiruka, akabyiruka abona papa afasha mama ya mirimo, amufasha, amutega amatwi, akamwumva, bakaganira, bakumva adafata ibyemezo bihubukiyeho ngo amubwire ati ya televiziyo nayigurishije, ahubwo bakavuga bati amafaranga turayakura he ko nta ntunza, akumva nyina atanze igitekerezo, akabona saraki aracyakiriye. Umwana azakura azi ko ari uko nawe agomba kumera. Nagenda n'abandi bakabajya bamubwira bati bigenda gutya, azajya avuga ati wacu siko biri, kandi mbona babanye neza, kandi mbona bakundanye, kandi mbona nta kintu kibi nko kubona umubyeyi yinjira mu rugo, abana bakihinda bakajya kureba iyo bihisha, ariko wagera mu rugo ababyeyi bumvikana, ukabona umwana arirukanse agiye kubwira mama papa yaje, papa yaje, akaza akamwurira, akayirukanka ajya kumusanganira, papa biteze amakuru kize, unzaniye iki se, ukabona aramwisanga. Uvuze ikintu nibuka umubyeyi twigeze kuganira tuvuga ku bibazo by'abana, arambwira ati rero ati ngewe ubundi iwacu aho narerewe kwa papa na mama bari abantu bishoboye, nta kintu twari tubuze, ati ariko igihe cyose nabonye papa na mama bari kumwe, babaga bacecetse, babaga barwanye, ati ku buryo byageze aho papa yajya ataha, twese na mama n'abakozi n'abakivu bwese bakava mu nzira, ati ku buryo hari igihe twigeze, ati ngewe n'agasaza kanjye twigeze kwifuza ngo papa yibaye yapfaga. Ese icyo gihe mwari mufite imyaka ingahe? Umusaza wanjye yari afite 7, uwo mukobwa yari afite 8, umusaza we afite imyaka 7. Urabivuze rero ibyo bintu ndabyibuka rwose, birababaje cyane kugira ngo abana umuntu yibyariye bamugireho iyo image yo kuvuga, bageraho bavuge ngo yibaye papa yapfaga. Abana bafite 8 n'imyaka 7, urumva uburyo baba barazahaye. Baranagwingira mu bitekerezo, bakagwingira no mu myitwarire, wazajya ubona uko yitwara ugasanga ntabwo ari mu kigero cy'imyaka ye, ahubwo yasigaye hasi kubera ko imitekerereze ye, uzi ibyo bita mu gifaransa inibe, barabipfukiranye, noneho mu kuyipfukirana ntiyatekereza neza. Urumva rero umwana nk'uwo nguwo ni ikibazo. Wari uzi ko hari ingo zimwe na zimwe abapapa batajya basangira n'ababyeyi n'abagore babo cyangwa n'abana babo? Bakarira he bikagenda gute? Ni ukuvuga ngo umugore arateka, cyangwa se niba bafite umukozi agateka, ariko umugore akaza kugenda agategura ameza, yarangiza we n'abana be bakajya mu cyumba bakarira iyo. Barira iyo, umugabo nawe akajya ku meza akarya, yarangiza akajya kuryama. Nta mwanya aha abana ngo baganire kuko ntabashaka iruhande rwe, ahasigaye abana ni aba nyina. None se Vena, urwo rugo, iyo sura y'urwo rugo uyishushanya nk'iki? Kuko niba
ubundi gusangira ku meza nabyo ubwabyo bizana umunezero w'abagize urugo. Abana niho bisanzurira, niho ababyeyi bita ku bana babo, babarurira, babagira gute, mbese ni hamwe bagaragarizanya urukundo. Urwo rugo rushushanya nk'iki ruba rugeze aho hantu? Iyo rugeze aho urumva nyine nta munezero uburamo, nta byishimo bibamo. Umwana rero ukurira ahantu hatari umunezero, hatari ibyishimo, ntabwo akura neza. Ari imyigire ntabwo yiga neza. Iyo agiye ku ishuri aba atekereza uko iwabo bimeze. Iyo avuye nk'aho yenda akajya gusura abandi bana akabona iwabo uko babanye, avayo yaragize ipfunwe. Hari umuntu uherutse kumbwira yagiye muri Canada, noneho aragenda, umwana we n'umudamu we bamenyereye kumutwara kuri bisi mu gitondo, bakagenda bari kumwe, bagerayo bakamuha utubizu, wige neza, bakagenda. Noneho yari barimo bambwira akana kigana n'uwo nguwo, kagejeje igihe mbere y'uko wa wundi yinjira muri bisi kakajya gasohoka kakajya kureba, kubona papa na mama bari kumwe ni ntunsa, ni nk'igitangaza. Kubera iki? Nyuma baje gukurikirana basanga ise kubera guhora hondagurana na nyina baraje gutandukana. Noneho akana kakaba karerwa na nyina, kabona rero undi mwana azanye na se na nyina ku ntunza kuri bisi, kakajya kureba iyo sene, kakajya kureba icyo kirori. Ni ikirori kuriko, kuko kubona papa na mama bari kumwe ni ibintu bidasanzwe, baganira ni ikintu kidasanzwe. Bivuga ngo rero umwana kugira ngo azamenye imirimo, ko imirimo yo mu rugo imureba, nakura akabona papa arakora imirimo ubundi we ntabizi, abona gusa bakora imirimo. Nabona uturimo twose akora, niba papa afasha mama gukora ya mirimo twita ngo ni imirimo itagira intunza, inyungu, cyangwa se idahemberwa, cyangwa se tutemera ko ari imirimo, yego, uwo mwana nawe azakura ajya kumufasha. Kuko ubundi ni ukuvuga ngo niba papa yazaga akicara muri salo akareba televiziyo, mushiki we arimo arakubara hirya hari, arazana amasahane ku meza, aragenda ajya kureba umwana uri kurira, amuhoza, we yicaye muri salo ari kumwe na papa, azakura yumva ko agomba kumera nka papa. Yego. Ariko ise nazaba ari wa muntu ukundana na mama, bakaba bafatanya, bakaba utwo turimo badufashanya, nawe azakura ajya kudukora. Ariko urabona nko mu cyaro, umwana aragenda yajya kurira se, yenda yicaye aho muri salo, yajya kumwurira akaba aramubwiye ari akana k'agakobwa, sanga nyoko, sanga nyoko. Ariko niba ari agahungu gasanze nyina mu gikoni, nyina kakabwira sanga so, ubundi muhungu ajya mu ngutiya za nyina, wowe uzashobora kwigondera inkumi. Ugasanga barimwo baramudekuraje gukora iyo mirimo, kubera yuko bazi ko nakura agomba kwitwara gutya. Icyo gihe rero umuti wabyo nuko aza agasanga papa na mama bafashanya, bumvikana, ya mirimo bayikora bose. Noneho nawe akamenya ko niba abyutse atategereza mushiki we ngo naze kumusasira igitanda, niba ari mu rugo, niba atanze mushiki we kugera mu rugo, akavuga ati henga noza aya masahane, henga ngire gute, akumva ko iyo mirimo imureba. Naho ubundi adatangiye kare, cyane cyane afite urugero areba, ntabwo bizamuhira, kuko azakura yumva agomba kujya kuba ikigenga. Niba agomba kujya gutera umupira, mushiki we arimo akoropa, mushiki we arimo yoza amasahane, mushiki we atetse, wakaza kuza avuga ngo ntibirashya. Umunsi ahubwo mushiki we yagiye kumesa, noneho akamuhamagara ati ntabwo urahisha. Icyo gihe nibwo ibintu bizaba
wumva ko nawe ari kugenda ajya muri wa mujyo wo gufasha abandi, ya mirimo tuvuga ngo nta gaciro ifite, naho ngaho bizaturuka. Ariko byo kuvuga ngo ni umuco, ngo uvuga yuko abahungu bagomba gukora ibi, ni iby'umuco nyine. Kandi mu muco abantu bashobora kugenda bafatamo ibyiza bibubaka, ibiwusenya bitewe n'aho isi bigeze, abantu bakaba babireka. Urugero naguha, umukozi w'iwanjye nigeze gusanga arimo harira n'umuhungu w'iwanjye, nanone n'umuhungu wanjye barimo baganira, arimo amubwira ngo wafashe kupa ngo ugakupa biriya byatsi, ngo ko ari byo numvishe bitunga Abanyaburayi, ngo kandi ko numva ujya ugira umutwe wo kuzajya i Burayi, uzajya i Burayi se nugerayo uzatungwa n'icyo utazi gukupa ibyatsi. Ubwo nyine undi ati bikore ni wowe ubihemberwa. Urumva arabihemberwa, wa wundi we ntabwo ari bubihemberwa. Ariko ni ukuvuga ngo uzi ko ubuzima bugutegereje ejo, uzahura nabwo buzagusaba gukora imirimo runaka, wakagombye no kuyiga hakibona kugira ngo utazahura nayo. Niba ari ugufata umurwayi neza ukamwitaho, n'umuhungu nawe yavuga ati ariko umunsi nagiye hanze, cyangwa se papa umunsi yarwaye, ninde uzamujyaho? Ni mama uzamujyaho. Yewe ntabwo nshobora kujya guherekeza papa, cyangwa se ngo mperekeze undi muntu w'umugabo, cyangwa se niyo yaba umugore njye kumurwaza kwa muganga. Ni ukuvuga ngo ni ibintu twakagombye gutangira kuvuga ngo ibi ni ibyacu tukiri abana batoya. Yego Vina, ababyeyi b'iki gihe, abashakanye bakiri batoya, abasore n'inkumi batekereza kuzashaka, wenda banatekereza no kuzabyara, tubahe ubuhe butumwa? Kuko abari mu kigero nk'icyacu twe, navuga nti twarangiritse, umuco waratugose, turacyahagaze hahandi. Tuvuga ngo umukobwa niba agomba gukora, umuhungu niba agomba gukora, niba umuhungu akoze ibyo abakobwa bashiki be bakora ni ikibazo, niba umukobwa nawe akoze ibyo basaza be bakora ni ikibazo. Ngira ngo intambwe turi kugenda duterayo ni nziza, ariko se mu gutegura abakobwa beza bazagirira igihugu akamaro n'abahungu beza bazagirira igihugu akamaro mu minsi iri imbere, wabaha ubuhe butumwa? Ubutumwa bwa mbere ni uko buri wese mbere yo kubanza kwitekerezaho agombye gutekereza ku muryango, agatekereza no ku bana. Kuko ubu iyo urebye ubutane buriho muri iki gihe, ahenshi usanga umuntu ari ukureba inyungu ze, ariko ntarebe iz'abana. Ni ukuvuga ngo mbere yo gushaka, wakagombye no kubanza gutekereza ngo ese ndashaka kugira ngo mbiki ningera hariya. Niba ugomba kuba umubyeyi, waba uw'umugore waba uw'umugabo, reba icyo ugomba gukora kugira ngo abo muzabyara muzabahe uburere bwiza, mu busigasire, ku buryo niba hari n'ikibi mugenzi wawe yagukorera, ujye ubanza urebe uti ese nintandukana nawe uyu mwana araba uwande, uyu mwana biramugiraho izihe ngaruka. Ibyo byose ni ukuvuga ngo ese uyu mwana tugiye kubyara tuzamurera dute? Tuzamurera nk'abakera, cyangwa tugiye kugira ngo tuzubake urugo aho buri wese agira inshingano zishobora kuba zakuzuzanya n'iza mugenzi we, noneho twebwe ubwacu tugira uko twitwara ku buryo abana bacu bazatwibonamo, noneho bagera no hanze bakajya bavuga ngo uriya mwana ni uwo kwa naka. Kuko yewe byanshimisha kumva ngera ahantu wenda nkumva barimo baravuga bati ariko kwa Venani babanye neza, ati n'abana baho bitwara neza, n'abana beza. Bitwara neza ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo bya bindi barabirenze byo kuvuga ngo baravunishanya,
bya bindi barabirenze byo kuvuga ngo wowe uri umukobwa ngo jyewe ndi umuhungu, bya bindi byo kuvuga ngo jyewe mfite icyubahiro kirenze icya mushiki wanjye, yarabirenze. Ariko uriya mwana arubaha, uriya mwana yubaha mugenzi we, barakundana nka mushiki we. Uzarebe iyo bavuye kuvoma baba bafite akajerekani bagasangiye. Mu rugo barafashanya uturimo, mu rugo devoir umwe arakora n'undi, niba umwe aruta n'undi ajye kumwereka uko bigenda. Gutyo niba agiye kujya ku ishuri ntari bumusige mu nzira cyangwa se ngo amusige mu rugo, ngo umwe ajye gukora bya bindi twitaga école buissonnière, cyangwa se ngo byo kujya kwiga ugacikishiriza nzira wagiye guhiga ibindi bintu byo mu mayira. Niba ari mushiki wawe agukurure, niba uri musaza w'umukurure mujyane. Kubera iki? Kubera ko mwese muragendera hamwe kandi murasenyera umugozi. Abo bana ni mubahe uburere, mubahe uburere bwo myitwarire, ariko no mu mirimo mubahe uburere bwo kuzuzanya, nibwo umuryango wanyu uzatera imbere. Urakoze rero Vena, turagushimiye. Twizere yuko namwe mwamaze gukora like ndetse musangize bande iki kiganiro. Ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka. Ndabashimiye. Murakoze cyane. This is Family Table TV.